Deni Karame. umeze ute se? Meze neza. Ndi kuvugira amazuru arwaye gripe. Iya ntabwo nayirwaye ni uko nyine. Ushaka gutetana bucura. Ega ndi bucura. Yawitetera. Yego. Cyangwa ngo yitajye ifoto yande. Ati Joseline. Joseline. Zanira amazi. Zana amazi yo kunywa. Amazi yo kunywa? Sani waza mutasubirishijemo. Kenya. Subikira unza nemo kirasa gite. Kirasa neza ariko. Kirasa neza. Ubu kirasa neza? Yego. Nuko woza ibirahuri? Kirasa neza. Seko mbona uri ku abanayize hasi. Icara hariya senga kibazo. Ubu ntabwo ubonye ko utsitayeho. Ntabwo nabishakaga ariko. Nimba ko bivuga se ariko nize gukwibutsa ko kunsitaraho ubyemerewe. Nihanganire ntabwo nabishakaga ni impanuka. Uzi ko usigaje kuzanyurira ku mutwe ukaciragura aho ushaka. Usigaye utambuka ukantera amashoti uko ushaka. Ariko uzi ko hano ari mu nzu yanjye. Ndabizi mubyeyi. Ndabizi. Ko numva mfite aya mazima bagizemo ibiki? Ikintu kirimo? Nta kintu kirimo. Uravugisha ukuri? Yego pe. Ariko ujya umenya ko ntakwizera. Icyo utanyizera? Ni iki cyatuma nkwizera se ahubwo? Wowe ushyize mu gaciro, ishyire mu mwanya wanjye. Wowe ari nkanjye. Wowe wanyizera? Njye nakwizera. Wanyizera mu buhe buryo? Gituma utanyizera se ahubwo ni iki? Ahubwo se icyatuma nkwizera ubona ari iki? Umuntu w'umukecuru tungana wo guhangana ugafata umwana wawe. So wari imyaka 2 nkurushaho. Uri umwana David? Ahubwo se reka mubaze. Ko mperuka bashuga mami aribo bazana abana b'abahungu. Wowe yakuzanye mu nzu yanjye wowe. Ubundi wari nzu ngana utyo utarukiye yabuze. Ko dafite twarakundanye. Waramwahiriye wamugaburiye isomo. Mwarakundanye. Yarasomye. Barakundanye se ubona kira gitamba mvuga gifite ubwenge bwo gukundana ni kaceri nkawe. Sonde tene. Okay, genda. Nje kureba. Nje kundebera mu cyumba uko hameze. Yego mama. Rero nanze kugira amagambo menshi mvuga imbere n'uyu mwana. Ujye wicara uzi neza ko ibyo wakoze uzamenya nakoze nabyo. Kuba warabufashe umwana wanjye kubera kubona akorera amafaranga ukamwibambazaho uri umukecuru nyaminaga. Uraje mbona mbabari mbizo kuri umwana wanjye wamuhaye. Ntacyo namuhaye. Ariko uri kubona ukuntu uvuga wibombaritse. Buriya muramutse musezeranye hari uwazagukira ukuntu wajya uvugira hejuru nk'isanzwe. Mbabari mbizo kuri. Ubyo wabasha gukomeza kwibombarika cyangwa no kwijijisha kugira ngo ugaragaze kuri mwiza. Si ubundi wanyu nibi kavukire. David ndakeka ki wese ntiwabinyibwirira ni ngombwa bibwirwa n'umwana wawe. kira nta kibazo. Urumva ko gasi ariko ubonye ukuntu umwana agiye Ko sinabishaka. uzi ko umwana agiye nkabyumvira mu mutwe.
reka ceceke gusa wicare uzi neza ko hano ni iwanjye David yarakuzanye akunagaho uri kumva uri kubyumva ikindi inshuro zose wagendaga hano numvaga ari umuntu muziranye bisanzwe ntabwo nari nzi ko ateganya kukugira umugore kandi wicara uzi ko utazigera wubaka ntabwo uzubakana n'umwana wawe watwita rimwe watwita gatanu ikizabaho cyose uburyo wakoresheje kugira ngo umusange uri kunyumva nanjye nzabuhiga uzahangana hanarimwe nzigera nkwakira muri ngewe ikindi ugomba kumenya uri kumva uriya mukozi agomba gusubira iwabo ntabwo ngomba kugutunga hano mu nzu ngo ntunge n'umukozi ibyo ujya wicara ubizi ntabwo ngomba gutunga abajakazi babiri urahari urahagije ujye ugakora n'utagakora uzasubira iwanyu naba ngize n'amahirwe ubundi amazi arimo ibiki ko nkomeza kukubaza ntusubize nta kintu kirimo ni amazi buze ni amazi asanzwe uvuga wibombaze se ko ndi kujya mvuga ukajya uzunguza umutwe uri kuzunguza umutwe se uzungurizane ahubwo uzi ko hano ari iwanyu ndi kukubaza uzi ko hano ari iwanyu ndabizi gera vuba vuba mugende mujye kureba ibyo mu gikoni mwana wanjye ntaze ngo uriye kandi ibi nkubwira David akabimenya uzareba iyo werekeza akazi akoze se kukazi umukobwa ukuntu ari nyarugenge ngo sawa murakoze n'amagambo mubwiye Mama, mbonye mu cyumba cyawe dufitemo amafaranga. Zana icara hano nkubwire aho wicaye harya sinakwemereye kugusukisha maze ntugire ubwire ko wayampaye nta muntu wakubonye uyafata wa mugore ntiyakubonye oya nane mu cyumba nagiye mu cyumba cyabo cyane nyasanga ku buriri yasanze ku buriri nayo umwana wanjye sha wicecekere nakubaza uri Karaga Denise uramushakira iki arindi kumushaka aho gatoya bino mubwirire hano Denise se ugiye kumutuma he ntabwo njya mubwire ibyo umubwirira hano ndi gushaka umuntu wo kumuzamusuka ndi nta mafaranga wabashije kuba wabona mu cyumba cyacu ngo amaki amafaranga amafaranga y'iki amafaranga ameze ati ni amafaranga yari ari mu cyumba cyanjye yande iri mu cyumba cyawe hano bafite icyumba wowe mu cyumba cyanjye na sheri wanjye ye usigaye warumaguje ngo mu cyumba cyawe na sheri wawe we nakubwiye ko ugomba kubanza kumenya ko iyi nzu ari iyande ari iyanjye ugomba kumenya ko nta cyumba uhafite hari amafaranga wahabonye ma nayo ma ari kumbeshyera none se uyu nguyu niwe ucunga amafaranga yawe ubundi se ugira amafaranga urakora ugira amafaranga urakora buriya ntubuze aho wagiye gutera kaci kandi ibyo David azanzanira nzaba ndeba nta mafaranga yafashe hari ayo wabonyera nayo ari kumbeshyera none ikindi hari ikindi ushaka si ibyo namubazaga cyumba cyanjye na sheri wanjye urabaza amafaranga wowe wari wabona amafaranga wowe urasa n'uwigeze utunga amafaranga mu buzima bwawe siko utagira isoni umwihorere na David naza yanzaniye kasha mwana wanjye ngira ngo urabona ko yatari umugore ukwiranye na David sibyo
na David naza bakakubaza ubahakanire turebe ko atazafata uriya mugore. yego mama. Agomba kumenya ko yanazanye n'umujura mu nzu gusa. Kwanza bihagurukira haguruka mubwire genda njye gushika n'akazi hariya mu nyine iri kintu arebe mafaranga sura kora wangegera aso akantu kose ni umukazana w'ikibazo ibintu bimaze kundana gusa kuko nzabigira nk'ukuri icyo nsabye cyose nakimukorera ngo ndamuroga sinzi ibibazo by'ibintu maze kunanirwa what's the name? Shelly? Shelly? Cheers. Kuvuga mpamvu cyose ko yabuze cyane byagenze bite? Cyakugenda cyari? Ntacyo kandi mbona warize amarira yakurenze. Ibintu biranditse hano kuva bavuze nk'ibyo mwanditse byagenze bite? Mujye mugerageza mukunda. Reka nze mbanze mbike igikapu tuvugane nta kibazo. Kiri naho banzi warize bingana gute? David bitese Sama mama neza niwe neza mwana haguruka haguruka umusabye so ubundi bagantera abari wowe wicara ese mami mwakuzanira akanya gateka bande bari muzanira ninjye ugomba kumuzanira intebe ninjye ugomba kumuzanira aho mubaza ikibazo hariya yazanye sijye wayihazanye tugera kuyatuburanira ku ntebe zawe aho mubaza ahubwo ikibazo yagize ikihe kibazo narira cyane ari kurizwa n'iki niba amaze kurya agahaga kuba nk'ibivutu mama nawe ntabwo wavuga gutya rego uyu ni umukazana wawe umva rero nkubwire hari n'umuntu twariho tuvugana wo hanze waso wanyu ndashaka kumubwira iki kibazo uyu ngo ni umuki umukazana wawe ugomba kumufata neza nkamufata neza mu buhe buryo njyamuheka tuvuge ko ari gutyo uzajya ufata abakazana bawe se ari umukazana muzima nanamuheka ariko da ariko nawe ni se yigeze akubwira nabi se ahubwo ariko ubundi reka kubaza uyu mugore wamuvanye abagore bava kandi mu ngo z'ababyeyi nk'uko nawe uri umubyeyi ni ngombwa kumenya agace cyangwa umuryango akomoka umva mu ngo z'ababyeyi uyu nguyu urabona afite ababyeyi uzi agasuzuguro afite uzi ko kare uri ku kazi yankandagiyeho akazira ibanga n'ibirenge nta wundi mugore ushobora kubona urenze unyubaha nk'uyu akubaha kandi nawe none niba akubaha ngiye kujya atanyubaha niba azi ko akeneye kubaka kuki adashobora kunyubaha ubu se rwego rwo gusuzugura niko bukese ongizwa urumva yanira amazi kora n'utanga umusaruro kandi amusabye imbabazi nanjye ko byarangiye ntabwo yabyitaye yankandagiyeho arahonyanga umva nkubwire David ndashaka kumenya ababyeyi b'uyu mukobwa singiye kubamenya kugira ngo njye kugufatira irembo cyangwa njye gutura inzoga oya ntusezerana nande icyo ugomba kumenya cyo ni uko uyu mukobwa ntazigera ko nashakaga umukazana muzima nashakaga umugore ukubyara umugore yaba ndusha imyaka ndusha myinshi
ntabwo uzi imyaka 15 kurusha mami wanjye ahubwo mfasha kumenya iki mukazana yabaye iki mukazana yabaye nose nakubwiye ngo niba urabizi ukuntu ngukunda ariko nkunda n'umugore wanjye udukunda kimwe ko nakubyaye nkakurera nkakuruhana nise mami urumva wifuza iki tugusohokere mu rugo ubu n'umuhungu wawe n'umukazana wawe uzagende ubundi si n'umugore uzagende n'umuhungu wawe arusoni urukundo iyo uza kuba umuhungu unyumvira ubahora ndetse nkakurambagiriza nkamushakira umugore ibyo bintu ntabwo bigezweho nkamushakira umugore ufite iwabo bafite amafaranga yagize wenda bw'ikindi kibazo yagize ariko ubwo ngubwo wenda biraza kuzana umukobwa wo mu misozi n'ibyo sinzi uko bimeze ibintu aba ari kumbaza umuryango ukeneye no kujya kuwunyereka ariko ntawo nkeneye nabizi niba ari ikibazo iwabo ntawo nkeneye kubona uko mureba kurahagije icyo nkeneye kumenya ni ukumenya iwabo kugira ngo musubize basubirane ibyabo nanjye nsigarane ibyanjye ubundi nkakurambagiriza umukobwa wo mu bayobozi bo mu banyamafaranga ibintu byo kuzana abantu b'abatindi b'abakene b'abahanyanza n'amazi yirawe ntiyogeje arusoni ntabwo binyuze umutima wanjye nk'umubyeyi imbere y'umukazana unsebereza umugore imbere yanjye wavuze reka nanjye mvuge ni umugore wanjye naramukunze ibyo bintu byawe kuba uri mama ntabwo mbihakanye ndanabyubaha ariko uriya ni umugore wanjye iminsi yose wamaze umbwira mama umbwira ngo ngiye ngo nkeneye umukazana aka kanya ndamuzanye utangiye kumbwira ngo si umuntu wishimiye ngo ntaki ibyo bintu ntabwo bihurira no gushaka urushako rw'umuntu ntabwo ruhurira n'ibyo wifuza nose uranshakira wowe ntabwo ushakira ahubwo uranshimira ariko niba utarashimye nyubahira umugore urakoze ndagushimira ugenda uraruzi ikintu ntabwo ari ukuraruzi ufata umuntu w'umukobwa w'umubatindi w'umukene utagira n'urwara rwo kwishima ntabwo ari umutindi ku rwego rwo gutekereza ntabwo ariko bimeze uriya ni umugore wanjye ushaka ikindi buriya ni uko wihuse kuvuga ibyo by'abatindi burya njye ndabona n'ubundi aho bukera ndafata umugore wanjye tugendere kuko si ndabona aricyo gisubizo cyonyine kuko kuguma mu nzu yawe kunsiga byo birimo kubera ko wazagende ubutaka bwo kumufatamo ntabwo yabyihanganira wazagende burya n'ubundi nubwo uvuga uko nguko uriya niwe mabuja mu kazi kanjye kumuzana ntabwo ari uko ntamuzi nendaga kuzabikubwira nkakujyana no mu muryango rekeraho ibintu byo kujya kunkoraho nabonye imyifato yawe n'uburyo wamutwayemo ntabwo ari ngombwa kubimenya kuko wari kuzabimenya ariko ntabwo ubyifuza tureke ubwo ngubwo twebwe dufite amerekezo yacu wenda turajya gushakiramo ubuzima nk'uko byaba bikwiye sinjya kuhara akazi ngo ni wowe sinjya kureka umugore wanjye kuko mukunze ikindi wicara ubizi ko twebwe tugiye nta kindi twakurengerezaho kirenze icyo ngiye mba rero nkubwire mwana wanjye mbabarira nakwinginga kurenza uko nakwinginze mwana wanjye uri mama nibyo ndi mama wawe nyumva ndakwinginze mama wanjye gute utanyumvaga mbere hose nyine reka tuganire umva nkubwire David mbabarira wo gufatiraho umushinga ndakwinginze reka tuganire kandi noneho reka nibyuza no mukazana mu rugo uburyo utamweretsemo kuba umubyeyi ntabwo nshobora kubifata Dani nakwaje Zari garuka mubwire mwana we none se oya babarisha mama uriya ni mabuja wanjye ni umugore wanjye ikindi sineze kubura akazi hari nk'umubyeyi uriya n'umugore wanjye ntiyenda kunsiga ahangaha ubu se ko nagerageza ihangane yewe ndakurikira umugore wanjye ubwo nyine wowe ntabwo ugiye ariko mbuze umugore wanjye ntabwo mbuze umuryango wanjye ubu rero ndagaruka kugusura wihangane sinenda kubura umugore n'akazi kawe David shaka wari ukumugerageza ngo ndebe ayiga mama we ayi ngo ndasenyera umwana ko utamenya ko ari icyana cy'igikirezi
ariko ngo nicyo cya nyirabuja ariko nanjye nari nkabije we ese ubu mbaye iwanyu ngiye gusigara muri iyi nzu jyenyine